ndakubwiye ntabwo uri buyanga. Ntayuma. Karaveri rero buriya twaherekera tugendana ntabwo nakubwiye uzi ko ubu ngubu umaze imizi ugendana na miliyoneri utabizi. Miliyoneri Harakosha ya Samuji uko mbona gutya ndi miliyoneri. Samuji ko nkuzi iyo byose urumbwe nta kintu ujya umbwira ngo mbone ko kiri seri wobaye miliyoneri. Ako se ubu nkugire noneho buriya wowe turagendana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba tugasangira inzoga tugasangira buri kimwe cyose ukumva ko gende mugenzi wawe. Ahubwo biba hari hepfo mu ikorosi kuri kaburimbo urahabona iriya etaje ihari y'umweru urumva ndende nyine igeretse inshuro 3. Ndayibona iriya ni iyanjye. Uzabandi beshya wenda kuzi none siranze ahubwo nyirayo umuzi. Nyirayo ntawe nzi. Nibyo nahereye kare nkubwira kuba tugendana mu muhanda tugasangira buri kimwe cyose utekereza ko njye ndi mugenzi wawe. Genda umukire kugira ngo nemere. Noneho cya kibanza kiri hirya yawe none se ugira ngo nzakwereke ibyangombwa by'iriya nzu. uzi yuko iriya nzu urumva ntabwo wabonye akandi kazu kari ku ruhande gasa nk'ari gato ko kajya gusumuka. Ndayibona nayo kana ko nakanjye. Noneho ugakomeza ugatambikamo hirya biriya bibanza byose bihari. Biriya byose nabyo ni ibyanjye. None wowe umuntu akubwira ngo ugendana na miliyoneri ntabwo uba ubizi. Sasa Muji ndakuzi wowe ntabwo we nakwizera. We ndakuzi uri manyanga nyine. Wowe uri manyanga ndakuzi rwose. Noneho buriya karaveri ubona ko tugendana mu muhanda tugendesha ibirenge. Ujye ubibona ubona ko twirwana tugendana mu muhanda tugendesha ibirenge. Uzabyemera ndi gutwara imodoka nto muri kaburimbo ntambuka n'imodoka urumva ibi birenge nakibigendera. Wowe uzemera ko genda umukire ahubwo wowe kankwereka mbaza impamvu ngubwiye ibyo bintu. Impamvu ni iyihe? Maze iminsi nicara mu rugo atekereza nkakubita hasi hejuru nkareba nkabona rwose nkwiriye ko kuza nkakura tugapanga umushinga nawe. Ndicaye ndeba hari hepfo muri cya kibazo cyanjye mbona dukwiriye kuhatereka ikintu cy'ikiraro cyo gushyiramo ingurube n'amahene n'inka ndetse n'intama. Ariko ndavuga nti Karaveri ko mbona akennye ntabwo nazagenda nkareba Karaveri nkamubwira dukora ibintu by'amatungo nk'amagurube n'ibintu by'amahene noneho we nkagenda nkamushyiramo akajya. Ariko rero ntabwo ari kugusuzugura rwose abyumva nabi. Ariko niwumva atari byo wowe uzemera dupanga uwo mushinga dufate dushaka undi muntu tumushyiremo ahubwo wowe ujye ugenda ugira ute ubikontorore. Ariko sha ubundi ubwo ibintu byose uvuga ama etaje hajemo amatungo ariko ubundi ibyo bintu ni wowe Samuji ubikora. Noneho ubwo no kuvuga ngo kuva karibyo namye nkubwira byose wamyumva ari ibinyoma nta na kimwe uri kwemera. Nta kintu ushobora kumwira ngo nkemere kuko wenda kuzi rwose. Jima muri kubwira gutyo genda gutekereje ndavuga nti nta kuntu Karaveri namufata nkamukura muri buriya buzima nawe akamera nkanjye. Reka nkubwire rero kugira ngo nkwizere ugende ubanza unyereke byonyine unyereke iyo nzu unyereke ibyo byangombwa nimara kumenya ko iyo nzu ari iyawe niyo mishinga ndayemera. Aho unyumvira nese ubu mbigusubiremo inshuro zinga ega wese njya nkwizera. Nese nakubwiye ngo inzu iri hepfo iriya mu Gashyashya hariya muri kuri kaburimbo imwe kuri kaburimbo mu ikorosi iteye amarangi y'umweru iriya nzu usubira kure ko ari iyanjye.
Karaveri. Yes Samuji. Wimeze bite? Meze fresh. Hato nawe ukunda kubarira we. Ucunze ngahengetse ati Samuji ndaje. Afisa rwose. Erega kubera Imana yampaye. Bagomba no kumenya ko byahenga itagera hakiri kare. Reka impano z'ufite zo zirarenze. Impano yo kubiza ibiryo bihiye ukaburaje. Ese ko mbona wishimye? Ahubwo se ntabwo wabimenye? Ibiki? Karave, ubu tuvugana njye Samuji. Ubu namaze kubona akazi. Akazi bwoko ki? Akazi k'ubujyanama. Akazi k'ubujyanama? Nese akazi k'ubujyanama ni kazi nyabaki? Ako kazi se gahemba gute? Gahemba gute? Agomba mbaze ngo ni ubujyanama buhe? Ujya kure. Ubu ngubu buri muntu wese ukeneye kugirwa inama araza akanyegera. Umuntu wese ukeneye kugirwa inama? Ako kazi se gahemba gute? Icy'ingenzi ni uko ngakora ngakunze. Naho guhembwa ko ibyo ngibyo si ngombwa ngo mbikubwire. Gahemba mu buryo butandukanye. Mu buryo butandukanye, igihe ukeneye ko nkugira inama uraza nkakugira inama. Umushahara wongeye ntabwo njya nkubona. Icy'ingenzi ni uko ngira abantu inama gusa. Ariko ako kazi rero ndumva wakandangira. Nawe uragashaka? Ndagashaka pe. Neza utekereza ko ako kazi ugomba kukabona gutyo gusa? Ako kazi kugira ngo ukabone birasaba kugira ngo banze utange ibi 2025. Naraye mbirose ninjoro mu ijoro, naraye ndyamye narose mbona ako kazi rwose ewara turi kugakora bimeze neza kuresha. 25 ndabiha wowe, ndabiha company. 25 birahabwa ninde ubihabwa? Urayahangiye we? Ndayaha wowe. Jewe icyo nkora ngewe ni ukukwinjiza muri ako kazi. Reka tugende. Ndemera ngurisha gahenera imfe ariko ndayaguha. Ayo mafaranga n'uyama niyo ari buze kumera nk'urufunguzo utuma winjira mu kazi kugira ngo ujye ugira abantu inama. Wese garuka. Wundi meze gute? Meze neza. Amafaranga yanjye ari he? Ayo mafaranga. Amafaranga yanjye cyangwa umakazi kanjye. Ibintu ni bibiri. Ntabwo uri buncike. Naho se nakaye kazi muri ambazo ubu. Ubwo heruka mu rugo wambwiye ngo iki? Wambwiye ko ugiye kundangira akazi k'ubujyanama nkaguha 25,000 kugira ngo undangire akazi. Ndakubwiye ngo maze amezi 2 nguhiga narakubuza. Nemera ngurisha ihene yanjye. Ndakubwiye ngo ndagira akazi cyangwa umyumbyanya 25. Ariko se ubundi gira vuba wimbwira ngo ubundi kuko ntabwo uri buncike durahonda. ese burya n'ibyo ngibyo harimo kuvuga. Gira vumpereze. Ese ntabwo nakubwiye ko nari nabirose. Gira vumpereze. Kubwiye ntabwo uri buyanga. Ntayumwe. Nayumwe.